Ndi papa sava. ngenda vuze ngo ibi bintu ntago nzabyemera imyaka 2 3 5 6 15 umuntu yemera ibi ngibi urumva. Ako papa sava ku buryo imyaka tumaranye warukwiye kuba ukimfata gutya koko. Ntago nakubwiye ntuzagenda ujya kubaza abandi bagore ubabuza abandi bagore muri mu kigero kimwe cyangwa bakuruta ngo bakubwire ibi bintu byose uko bigenda warangiza ukazanga uko wese kutagiye kubaza abandi bagabo nta bagabo muziranye kutagiye ngo bakugire inama ariko nako byihorere bagiye kuza none iyo nama bayitugire hamwe ngendambiye gufatwa nk'itungo muri uru rugo amasoni. Ako papa sava ubwo guhigima no uburi munyuranye imyozo ubwo bishatse gusobanura none uravuze ngo nimwenyure nindangiza ndirimbe mpogoze kubera ko ndahiriwe ubu ndahiriwe aho miri aho ndanga yakoze ababyeyi barabyara. uvuze ngo iki mama sava nk'ubwo uvuze ngo iki iyo uvuze ngo ababyeyi barabyara ubushatse kuvuga ngo iki so kuvuga ngo mama yaragendesheje ushatse kuvuga ngo mama yaratemesheje uravuze ngo byararangiye yararondomeje mbese ushatse kuvuga ngo mama yagendaga muri centre de santé inda yishyize imbere abyiga abandi babyeyi ati mwigirayo mbyare agiye kubyara ishyano rimuhombera nka papa saba agiye kubihomberamo noneho nanjye nakubwiye ngo Imana irarema ariko ubundi ubu wowe waremwa n'Imana rugirayo mu ijuru ubu n'Imana yo mu ijuru yakuremye cyangwa n'abamarayika bari barayizamu babonye Imana yiriwe ibumba abantu irukigiye kuryama baravuga bati dufate ibi birapfurapfu dufate ibisigaragora babumbamo ikintu kimeze nkawe nta soni uzakurakarira yakwicwa no guturika umutima gusa urumva amagambo usukanuye mu minota 2 wowe se wahuraguyangana tera ese ubwo wagiye kwambara urumva abantu bataje wagiye ukambara ambara wowe bihiri ndambarira iki se Papa sava. Amahoro ra. Na amahoro. Nikoye. Mwaramutse. Nikoye. Intambara yarose hano. Intambara yarose. Niba baguhuruje se bakubwira ko intambara yarose ko nabona uje wikoreye imbunda z'umusada cyangwa za antimisile. Bikira Mariya. Akose aba bantu na amahoro. He? Amahoro mama sava. Amahoro sa amahoro ya. Ariko se ni mutobori. Oya bababwira. Wese wakivuza. Uramubwira ngo natubwire wowe nukuva ko bitakureba. Nabivuge nyine rase se wabahamagaje. Wese wabivuze. Ariko se mama sava ni ibiki ko. Ibibazo byanyu bituma mwirwa muvuza induru ngo murashaka abantu. Ni ibibazo n'abantu ko umuntu aramenya ari ibikira. Ariko wa mugabo ubu ntago wasaze papa sava. Ubu ntago urwaye mu mutwe. Ntago mubireba. Ndarwaye koko. Ndarwaye ubare njye wese nawe ninde urwaye noneho ninde urwaye mu mutwe warembyera ninde murwaye abaye mwuzure papa sava oya reka nkubwire Marigari ntabwo bibona ibi ngibi tekereza umuntu utazatungana amatora umva tekereza umuntu utazatungana amatora ubu matora nayo hari iranitse tekereza umuntu utatungana ishuka umuntu utatungana ikirago ntumutungana umukeka urumva bise none se papa sava ahubwo wenda ariko ibiki wowe ntubibona wowe ibi bintu ko yabitangiye amaje kubyara umwana wa kabiri nkamubwira nti nyamuneka twagize gutya reka dadere nuko none murambwira ngo iki ariko rero none se aho wenda ni kabari ariko akarwara none se papa sava ese tuvuge ko buryo abikora se nkanaku nta mpamvu ibi biteye ubwo mama sava aho wenda ni waba ari kakarwara k'abana warwaye ntugire ubushake bwo kwivuza kakagukurikirana kuko nahangaho baye umubyeyi yihese kamwe nyine abana nyine baba bafite kaba katarifunga ukaba utaragiye kwa muganga wenda ngo harebe ikibazo aho kiri hakaba hatarifunze nyamara nge murimo murabyitiranya ushaka kuvuga barinda babyitiranya ko ibyo bareba bari kubireba umuntu koko bari kuwumva kuki utarimo kubasobanurira barabyitiranya wasobanuye ikibazo uko kimeze ntago ukizi wese wabisobanuye niba ari we bibabaje rata mwabantu mwe umva ukuntu ibintu bigenda nk'ubu ngubu urabona mba mfashe isuka nyine ngiye gukura ibijumba none igihe ntarasesa ubutaka ngo nkuremo ikijumba nkabona ibijumba byose bivuye mu butaka
byuzuye aho ngaho ahantu hose biruzuye ahantu hose ku buryo ushatse kuvuga ngo urakandagira reka wabikandagira ahantu hose noneho uvuze ngo wenda ngo byari nijoro urashaka wenda kwegeka umusaya wawegeka he ni ukurara umuntu ahagaze abihinda ngo bigenda bihinda mbega ubwo tuvuge ko ujya gutaha inganzo ngo ukure ibumba ugasanga amazi yagutanze naho nguye wa mubyeyi ubwo rero ntuzongere gukenera ibyo bijumba none hanyuma iyo migozi ikaba iteye muri iki cyumba ikora iki ukavuga ko iyo migozi ikora iki hano niba wumva ntazarya ibijumba ariko se cyangwa se papa sava harya ubwo se aha ntiyaba kuvangiramo n'amazi nyine y'amatubura namwe ya pirate umva kandi ubwo wowe ntuje si uko bafatwa ngo ni malariya nk'ibyo ngibyo uba uvuga ubu bikwehe ndimba ubu bizeye ko ibyo by'ubutubura n'amazi n'ibitubura ahubwo ni wowe uje ubwo ndaje uraje nyine ibyo kuko ubizi ni wowe uje naho njyewe ndeka ubwo uranyihaye nta soni abandi papa sava arataka kubera ibyiza abona naho njyewe umwuma warantashye wagira ngo ni ku mpeshyi nayo kwezi ahari kutigeze kubaho naho wowe rata papa sava umwana burya umuntu ngo yise umwana we basurutare hanyuma wowe ni amahirwe naho se ubwo ngo ndaje abandi baravomesha papa sava aravomesha akadungera kuzuza ingunguru naho njyewe ndavoma mu ngunguru nkada simvanemo n'itasi rero ngo itasi navuze igitonyanga ariko noneho munyumvire ubu ni munyumvira koko ni munyumvira bumva siki ndimba bumva iki ngo umunyarwanda yise umwana we Rwasurutare kumbi twabyaye umwana umwita Rwasurutare umbwira ngo ni sogokuruza wawe ngo uri kubyitirira ari jye ubwira ndimba urumva ku kajogo ndimba ngo Basurutare ndimba reka noneho nkubwire uyu ntwite nijye uzamwita noneho nzamwita nta cyarwasaga cyangwa bashishaga iki noneho ikibyimbye kiboneka ntunyumvira ngo Basurutare ndimba ngo papa sava ngo afite akadungeri ngo akagenda wakuzuza ingunguru nibura nawe aragafite ese ubundi ubuvomesha iki iyo ndosho yawe wagira ngo nakayikoba yoza ubugoro mu isoko niyo ubugira ngo ugende yuzuza ingunguru erega baravuga nawe ukavuga umva nkubwire ndimba na Mose ntabwo Imana yamubwiye ngo agende ahagarara imbere y'urutare yifotoze yaramubwiye ngo nakubiteho iyo nkoni wese urakubitisha iki ariko reka nkubwire papa sava reba habaho ikibazo cy'amazi hakabaho ikibazo cy'amazi ye hanyuma ubundi Sahara iti ndaje ikaba ariza kugikemura Sahara ikaza igatera intambwe ikongera igatera indi ikarega gatuza ye ikarega gatuza iti ndagiye ikaza imbere ye igatera intambwe ikaza imbere yarangiza iti ni njyewe wari uje hano muri zone kwa turiyari gukemura ikibazo cy'amazi kandi mu gishanga ubwo rero nawe ngo uravuze sone kwa turiyari gishanga Sahara uzabaze na Sahara igira zawe wazisize ivomera urumva neza uzaperereze umenye abandi bazana imashini zabugenewe mu guhinga warangiza wowe ukaza kuzana nyirabunyagwa warangiza ngo urahebye soni ngo muri Sahara ndimba ariko koko uzi ko akanwa ari maze kubona ko ururimi ari inyama yigenga koko ndimba inyama yigenga icyo mvuze se kitariho ubundi urinda uvomesha iki wowe uvomesha ikira ubu wawe bahamagaye umuntu woza igisorori waza mu bantu bavuga ngo ngiye ngo nzi koza ibisorori ngo ndimba ntibakavuge nawe ngo uvuge urumva neza ariko uranyumvira reka nkubwire Marigari kandi umunsi twaje gukemura ibibazo by'abantu niba wanze reka byose tubishyire hasi twaje hakubakiza yewe erega biringo zose ni hahandi turarushwa n'ubusanzwe sibyo se nakubwira ubwo ubonye ijambo uravuze ngo ndavuze ibyo ndavuze nti turate igisebe tukiratira abavuzi niba dushaka gukira hari ikindi mvuze tugana abadukiza ndimba kuko ari aha nuko ari aha ndumva ari papa sava hari igisebe kidakira uyu se arakira kiriki ndavuze nti tujye kwa muganga ndimba batugira inama ku mpande zombi uyu se baramugira inama ngo akire kwa muganga nyine ushinzwe ibingibi turimo kuvuga
bazirunge zange z'ibisogo iyo usarakira ari ubu ngewe ntaho nzajya